ntago ibintu byose ari abademoni babiteje, ntago ari uko n'ibyago wahuye nabyo, ntago ari iki. Hari n'ibyo Imana yemera kugira ngo Imana ikugeze mu rundi rwego utari wageraho, ahandi hantu utari winjira mu izina rya Yesu. Ngo ariko iyo urimo kubicamo ntabwo ubona ko bizakugeza ahandi hantu, ahubwo bivuyemo. Uzasanga ahantu hose wanyuze, uzasanga Imana hari urwego yagira ngo izakugezeho. 50 itangiriro, Yosefu arababwira ngo bari bamusabye imbabazi, bamubwira ati tubabaye ibyo twagukoze. Arababwira ati si mwebwe mwashatse kungira nabi, ariko Imana yashatse kuzanisha ibyiza. Bakibikora bamutamurwa, ntabwo yari azi ko, ntabwo yabyumvaga neza. Bamuciraho ikanzu ye ntiyabyumvishe neza, bamugurishije n'abamediya ntabwo yabyumvishe neza, bamujyanye kwa Potifari kugeza ubwo bamufunze, bamubeshye ikintu gikomeye cya viyoni, ntabwo yabyumvishe neza. Ariko amaze kuba uwa mbere mu gihe uwa kabiri ku mwami, bamaze kumusanga abagaburira, yaje kubyumva neza. Ku bwanyu mwe mushatse kungira, ariko kubw'Imana yagira ngo bizanishe byiza. Ibyo urimo gucamo, ibirimo bikubaho si kubw'abantu, hari impamvu.